ya Imana ishimwe rero ko tugarutse muri part 2 y'igice cyacu cya Itangiriro 27. Kwakira imbabazi zawe Data, kwakira imbaraga zawe Data, kwakira umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo wacu, amen. Tukaba turi kuvuga rero ngo Rebeka yosha Yakobo kuriganya se. Kubera iki umubyeyi akora icyo kintu? Kuriganya mwumva yuko n'ibyandi twaze tuba uyu n'umuryango usanzwe ari umuryango w'Imana. Kubera iki bagiye mu kuriganya? Ese turabyita ko agiye gukora icyaha yumva bagiteguye, turabyita kugwa mu cyaha. Ubwo nyine turasangizanya ijambo muri rusange. Ubwo turi kureba abantu b'Imana twitwara duti, tubayeho ubuhe buzima? Kuko ni umuryango. Hari bamwe bafite imiryango, dufite imiryango, yaba uwawe Imana yaguhaye uwukomotseho, yaba uwuvukamo. Aho ni ahantu hose dukorera umurimo, ni ahantu habanza hibanze Imana yaturemeye gukorera umurimo, imiryango yacu. None turi gukora umurimo w'Imana dute? Turi kuhaba dute? Aha ngaha turabona umubyeyi ahaguruka n'umuhungu we bakariganya seda. Turabyita iki? Reka turebe ibyari byo. Ngo Isaka rero arashaje, amaso ye amaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Bari mu muryango wa Gikristo, umubyeyi arashaje, ahamagaye umuhungu we w'imfura ati, mwana wanjye. Umuhungu nawe aramwitaba. Twavuga ko ari byiza kumva ko umwe arahamagara undi akitaba, bigaragara ko umubano ari mwiza. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira. Byandi twahoze tuvuga ntabwo tuzi igihe tuzapfira, nubwo ari umusaza. Umusaza bitavuze ko abajene batagenda, baragenda. Aha turi gukuramo amasomo akomeye atandukanye. None ndakwinginze, muri umurongo wa 3, enda ibyo uhiga ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigire y'umuhigo. Amutumye mu kazi ke asanzwe akora. Umuhungu donc niho kohereza mu kazi, bya mu kazi kawe. No kuvuga ngo usanzwe ukora muri banki, umubyeyi aravuga ati, genda ujye mu kazi kawe usanzwe ukora uyu munsi nyine uyu munsi. None kubera iki noneho yongeyeho kujyayo kuko asanzwe ajyayo? Ngo untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzizanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarafa. Ahangaha noneho bigaragara yuko yatinze cyane, yahagurutse kumubwira ngo noneho niwe urimo uramwohereza mu kazi kandi asanzwe ajyayo n'ubundi uwo munsi birashoboka ko yari kujyayo, kuko nyine ngo udakora ntakarye, niko biri tubwira. Bivuze ngo dukora mu buryo butandukanye. Imirimo iri mu buryo butandukanye, hari abakoresha amaboko, hari abakoresha umutwe. Rimwe na rimwe rero iyo umwana atarimo arakoresha amaboko abumva yuko atari mu kazi wenda. Akenshi abantu nyine bari mu gukoresha umutwe, cyane ko nabonye ibintu byinshi bikomeye cyane biri ari gukoresha umutwe, ari nabyo abantu benshi bakoresha. Ibintu by'amaboko buriya ntabwo ari byinshi cyane, birahari. Umutwe n'amaboko byose birajyana muri rusange, nta na kimwe gisiga ikindi. Iyo mirimo nuko usanga buri umwe yibanda kuri kazi gasaba gutekereza, undi akibanda ku kazi gasaba gukoresha amaboko. None umubyeyi arimo arabwira umuhungu we, noneho jya muri ka kazi kawe usanzwe ujyamo, noneho kumubwira ati, rwose genda uyu munsi, genda
ariko impamvu amwohereza ni iki? Ni impamvu arimo aramwibutsa, tujya tugira abantu batwibutsa impamvu we rero amwibutsa. Sinzi impamvu wenda bamwe abandi baba bafite, arimo aramubwira ngo akeneye ko amutekera inyama ziryoshye nk'izo akunda. Then ubwo nuvuga ngo nazana muhigo we n'iki, nubona ya mafaranga wakoreye turako nkarangira, uzinzanire nzirye, ndazikeneye, ndumva nkumbuye iki rwose. Hari igihe bamwe bakubwira ati rwose ufashe uyu munsi usanzwe uhaha n'iki, ariko uyu munsi by'umwihariko nkeneye ikintu, mbone kuguhesha umugisha ntarava, kubera icyo akeneye uwo munsi yatinze cyane, kuko ashaka kurya iki kintu. Inyama nicyo kiribwa cyari kiri special cyane, nicyo kiribwa kiri special. Yakivuze nk'ikiribwa kiri special, yakivuze ngo inyama ziryoshye nk'izo nkunda. Bigaragara yuko nyine yakundaga inyama. N'ubu nyine hari abantu, ndabatahije abantu bakunda inyama cyane, icyo kurya cyose aba yumva nyine nubwo bitashoboka by'umwihariko muri ibi bihugu byacu bya Afurika. Kurya inyama ku kiryo cyose sinzi niba ari na byiza, ariko nyine hari abantu bazikunda. Nk'uyu musaza, uyu musaza ati mbone kuguhesha umugisha ntarapfa, akeneye kujya muri mudu, donc kwakira ibintu akunda, uwo ubimuhaye bigatuma amugiraho amutindaho cyane, amutekerezaho cyane. Hari vision, hari mbone kuguhesha umugisha. Nyuma yo kwakira, urumva ngo umuhaye azagira inyama arimo aratekereza, niba mukarangiye neza azajya azanyama atekereza ngo uyu muntu umpaye ibi bintu kabisa, atekereza uburyo yakoze cyane, aho yiriwe ahiga, n'uburyo bwose byamuruhije, no mu gukaranga uburyo yabitinzeho kugira ngo biryohe. Abantu bakeneye ko tubaha ibintu byiza kugira ngo badutekereze. Haleluya. Ndacaki abantu, ibintu byacu biri mu bantu. Ibyo dushaka ko abantu batugira natwe tubanze tubibagirire. Umugisha ni ikintu gikomeye. Uyu nguyu araza gukaranga gusa, ariko bamuhesha umugisha. Bishatse ngo iyo tubibye tubiba imbuto ntoya, iyo dukorera abantu tubakorera ikintu gito. Icyo ukora cyose uko cyaba kimeze kose kiba ari gitoya, kuko ibiza nyuma imbuto uyitera ari urubuto rumwe, ukaza ari byinshi. Nibiva muri uwo musaruro rero baduhesha ni byinshi, ntabwo wayibara. No room for them, niko Bibiliya itubwira ngo mungeragereshe ibi. Dukeneye kugerageza abantu, kubagerageresha, kubafasha, kubakunda, kubahakeya, kubitaho, ngo mungeragereshe ibintu. Ngo iyo dushaka kugira ibintu dukorera Imana, tubikorera abantu. Ngo ubikoreye uyu nguyu umwe muri aba ninjye ababikoreye. Ngo uzabaza, ngo nugera mu ijuru uzabaza ngo mbese ngo twabigukoreye iki data? Kuko Imana ngo izaba irimo irabwira ati rwose ubwo wakoraga bya bindi mwampaye, mwaramfunguriye, mwampaye icyo kurya n'iki, ati nimuze mu bwami mugabane. Ngo muzabaza muti se wari urihe ngo tugukorera n'iki? Ubwo wabikoreraga wa wundi na wa wundi ninjye wabikoreraga. Ashimwe cyane. Twari tuvuze ngo niba dukeneye tugerageza abantu, tubagerageresha kubakorera ibintu byiza, tubibe mu bantu ibintu byiza, tubone umusaruro. Niba dukeneye umugisha, birabitubwira rwose, mbone kuguhesha umugisha, ibintu byiza bakunda, ubunza n'inyama nkunda, mbone kuguhesha umugisha. Urumva iyo ubahaye ibintu bakunda, ahantu hose bari bagutekerezaho. Iyo yamane wari umwenda, niba ari ibyo kurya, ajya
ajya kumara bya byo kurya akigutekerezaho, akikuvugaho. Kugutekerezaho ni ikintu gikomeye. Buriya kugira ngo umuntu agutekerezeho ni ikintu gikomeye cyane. Nyuma yo kugutekerezaho, muri icyo gihe icyo kiganiro arimo aragira mu bitekerezo, ashobora no kuganiriza abandi. Muri ibyo biganiro havamo ikintu gikomeye cyane. Imana ishimwe. Duha abantu ibintu bakunda, badutekerezeho, tubageragereje kubakorera neza. Rero iyo paje ivuyeho haza indi paje. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Kuki Rebeka Bibiliya itubwira ngo uyu mwana Esawu amwita uwa Isaka? Turabimenye nabyo. Ni umwana we, ariko araby'umwihariko ngo abwira umwana we Esawu. Yego n'umwana we, kuki se batavuga ngo Rebeka yumva Isaka abwira umwana wabo, se tumwita umwana wabo Esawu, akamwita uwase. Esawu ajya mu ishyamba guhiga. Rebeka yabyumvise, Esawu rero agiye mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we, umva nawe bamwise umwana we. Kumva ko bigaragara yuko umwe ari inkoramutima ya nyina, undi akaba ari inkoramutima ya se. Ibyo nabyo mu bituganirizo mutubwira ibyo ari byo. Kuki umwe aba inkoramutima ya nyina, undi akaba inkoramutima ya se? Si ibyo bintu ni ibiki? Ntibigaragara nk'amacakubiri. Ibyo bintu bifite umusaruro w'uwuhe mu rugo, kandi n'umuryango umwe, ariko ubwo ibyo bice ni iby'iki? Turamenya iby'ibice amaherezo yabyo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati, numvise se abwira Esawu mwene so ati, urumva we hano n'abapfuye kubihuza, Esawu mwene se. Abana bo nta kibazo bafitanye, bo barahuje, nta kibazo. N'ababyeyi birashoboka ko nabo bafite ukundi ariko haracyarimo ibyo bintu. Ngo mpigurira umuhigo, untekere inyama ziryoshye nzirye, nguheshereze umutima, nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntaravu. Ibyo yari taye mu gutwi. Ngo nuko none mwana wanjye rero wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Nawe aramubwiye, jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza babiri, nanjye ndabatekera so, babe inyama ziryoshye zimeze nk'isakunda. Icyatinda ku kintu sakunda. Mwana wumva ibyo gutegeka. Hari aho biri tubwira ngo kumvira, ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe. Nawe aramubwira ngo nyumvire umubyeyi. Ubundi ni ihame ko umwana agomba kumvira umubyeyi. Ni kuko n'umubyeyi nawe ni ihame ko akorera umwana, cyane twavuze ngo databuja akorera abakozi be, abashakira ibyiza. Umubyeyi ashakira ibyiza umwana rero nawe yiteguye gukorera kubaha. Ibyo nari mbitinzeho kuko nibutse ko abagabo ubusanzwe baba bameze nka ba databuja, abashebuja. Urumva rero bakorera urugo, nabo rero bashakira iby'ijuru. Nano rero n'abandi, abo mudamu n'abana bakamwubaha uko biri bivuga. Ubwo bisaba ngo umwe amenye role y'undi, umumaro w'undi, uyu akora iki, ashoboye, yashinzwe iki, uyu ni umutware, ni umushimishe, ni databuja, ukabyite gutyo. Noneho niba uwo mutware
aho mashyize ubutinde kuko harakenewe cyane mu gihe gisa n'icyo. Usanga mu ngo harimo ibintu bidasobanutse. Niba umutware mu usanzwe bisaba ngo buri umwe yizere undi. Iyo agiye kwinjira mu rukundo akabona ko byavamo, urwo rukundo yinjiranemo ntaruhagarike, ntaruvemo, icyo cyizere ntagitakaze. By'umwihariko mu gihe wenda banabanye, mu gihe babanye, birashoboka ko mbere y'uko babana nabwo ni gatoya, amahirwe wenda ntabwo ari byiza ko iyo winjiye mu kintu wenda ukivamo. Akenshi bisaba nyine ngo mbere yo kukinjiramo, mbere y'uko uba engaged n'umuntu, bisaba ngo ube nyine wabisengeye, winjire mu bizi. Ubundi ni confirmation y'Imana, wabisengeye, wumva nyine wabisengeye. Donc nyuma yo kubisengera rero no kubivamo, wabivamo ari uko wabisengeye, wabivuganye n'Imana. Kuko iyo bitabaye ibyo ngibyo haba ikibazo gikomeye. Isezerano mwatanze rirakora, riba block, ushobora kublokinga umwe muri mwe wishe isezerano. Noneho sasa, noneho umaze kugera muri iyo relationship, wenda murabana, icyo cyizere cy'uko Imana iguhaye uwo muntu nk'umutware kigumane. Kuko hari ukuntu nyine abagabo baba batavuga menshi, bitwara n'urugero, ukabona nyine wenda rimwe na rimwe ukabyite ngo ntafatika n'urugero, ukabona hari ibyo umwifuza ariko ukabona ntibiraza, siko bimeze. Wenda birashoboka ko yahindutse n'urugero. Aho rero ntibikuraho ko ari umugabo wawe. Icyo udasobanukiwe uragenda ukamusengera. Byandi twavuze ngo Imana yamuguhaye, bisaba kubyinjiramo. Imana yakuhaye confirmation, niyo ubaza what's going on, ni dukora iki, ibi bintu ni ibiki, kagusobanurira ibyo ari ukamenya n'uburyo byitwara. Then bisobanura ngo nta kimukuraho kuba umugabo no gufatwa neza nk'uko yari asanzwe gufatwa neza. Then umugabo rero ku mugore, tuvuze ngo akorera umuryango, akorera databuja. Tuvuze ngo ababyeyi, umwana, kandi dushingiye kuri Yakobo, ngo umva icyo ngutegeka, niko umubyeyi arimo arabwira umwana. Ubu ni umubyeyi. Bishatse ngo ababyeyi bakorera urugo, ababyeyi bakorera abana, ababyeyi bitangira abana. Ni nkaho bashebuja mu yindi side, kuko ariko nibo babakorera. Umva, umuntu uri hejuru niwe ukorera abari hasi, nibo babashakira ibyiza. Noneho umwana avuga ngo umva ibyo ngutegeka. Sasa umwana kugira ngo azumvire umubyeyi ibyo amutegeka, umwana nubwo umubyeyi yaba atabigenje neza, atakoze ikintu cyiza, kuba yitwa umubyeyi byonyine bisaba ni kumwumvira, agomba kumwumvira. Kuba yitwa umubyeyi gusa, kuko bisobanuye ngo umubyeyi kuko azi ko ari umubyeyi nawe ni ngomba nyine ko ashakira urugo ibyiza. Nicyo bisobanuye. Noneho n'umwana kuba azi ko umubyeyi we ari ihame, arimo aramushakira ibyiza nubwo atari kubibona, nuko nyine icyo utabona, nari matinze ngo icyo utabona ntutekereze yuko kidahari. Wetinda cyane kuri iyo sayini, kuri iyo tayito, kuri miningi y'umubyeyi, ni uko akorera urugo, abirimo rwose. Tuza iyo dusenga Imana, kuyizera bisaba ngo twizere kuko ari Imana gusa ibirimo, tubikayisobanuza. Njye yarambwiye ngo njye unsobanuza byose. No ku babyeyi basanzwe ushobora kumubaza icyo utamubonaho cyiza ukamubwira, mu gihe wumva nyine bishoboka. Yego, Imana yacu rero
iyo utayisobanukiwe urayibaza isi ibi ni ibiki n'ibiki. So iyo ubona rero umubyeyi wawe atameze neza, atarimo arakora neza nk'uko bikwiriye, ushobora kumubaza ese ukagira ukuntu gushyira ku murongo kugira ngo ibintu byo ku murongo, ariko bidakunze jya kubaza Imana. Ikintu kidakunze mu bantu ubaza Imana. Niyo mpamvu bisaba ngo kwinjira mu bintu twasenze. Noneho rero Imana yaguhaye umubyeyi, ntabwo wamuhisemo n'iki, so senga Imana yamuguhaye. Then rero dusabwa kububaha, kubumvira. Twebwe kuko bari hariya nyine ni ababyeyi bacu, imini yawe ni nziza kuri twe kuko baradukorera, natwe rero tugomba kubaha. Nabivuze ku bantu baba bari hejuru n'abari hasi. None rero n'umugabo nawe kuko kuba ari umugabo gahunda ni ugukorera urugo rwe. So abari mu rugo iba hari ibyo batari kumubonamo byiza, baramubaza, bakumva nta gisubizo kimwe kiraboneka, bagasenga Imana yabahaye uwo muntu abayobore. N'uwo rero ahantu ari uwo mugabo akomeza gushakira ibyiza urugo. So urumva ni urwo bufatanye nari ntinzeho kugira ngo numve umwana yumva umubyeyi ryari gute. Iyo adasobanukiwe ibintu abaza Imana. Nari ntinze ku kintu cyo kumva icyo kintu kirakora cyane. So umwana ngo umuheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka atarapfa. Umwana genda ujye mu mukumbi, umurongo wa 9, unzanire abana b'ihene beza babiri, nanjye mbatekere so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izakunda. Umubyeyi papa barashaka kumutekerera inyama nk'izakunda ngo atange umugisha. nawe uzishire so azirye aguhesha umugisha atarapfa. Uwumva umubyeyi w'umumama ari gutekereza ku muhungu we akeneye guhabwa umugisha, yamenye ko papa arimo aratanga imigisha. Urumva bya bintu biri aho ngaho. Papa na mama bose bareberera abana babo, bakeneye urumva bageze mu gihe cyo gutanga umugisha by'umwihariko papa umubyeyi nka mama yumvise umutwe w'urugo ari gutanga imigisha, kuko abamwegereye cyane ahita agenda aravuga ati noneho sasa ubwo agiye gutanga umugisha hariya, nanjye reka ntekereze muri wa mwana w'inkoramutima, wenda twe gutinda kuri ayo macakubiri nabwo turaza kureba byose uko turagenda tureba amaherezo y'ayo macakubiri cyangwa se y'ibyo bice. Ariko icyo turi kureba noneho uburyo umubyeyi nawe atekereje ku mwana we ati genda rwose nawe saba umugisha ntabwo wasiga. Nyina aramubwira ati Yakobo 11 asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye ni icyoya afite ubwoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Sinzi uko barivuga neza, ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya. Yakobo ngo bisobanura ubundi umuriganya, ngo nkizanira umuvumo mu kingo cy'umugisha. Ibi ni ibiki? Yankorakora akamenya ko ndi umuriganya. Bigaragara yuko umubyeyi nubwo yumvisha amakuru hejuru avuye ukuru akayabwira umuhungu we, uwo muhungu we ntabwo amakuru ari wenyine yaragenewe, ariko mu ruhande rumwe ntabwo yaramugenewe, ariko noneho mu rundi ruhande aramugenewe kuko nawe n'umwana agomba guhagurisha. Mama we rero ntabwo yatinze cyane kuko ataramugenewe ayo makuru, ari gutinda cyane kuko umwana nawe agomba guhagurisha, umwana akunda. Twagiye agiye kumusubiza rero, umwana avuga ati se ankora kuya, agasanga sindi wa wundi, sindi Esawu, sinakwizanira umuvumo mu kimo cy'umugisha. Bivuze ngo umwana we ntabwo yagumye muri ya sayidi cyane, abanje kutaguma muri ya sayidi cyane ya indi mama wamubonamo yuko nawe agomba guhabwa umugisha nk'abandi bana bose, ahubwo agiye muri ya sayidi yindi yuko ntabwo ari we uri supposed kuza, ntabwo ari we bahamagaye, ko atari njye bahamagaye, ninjyayo batampamagaye, simba ngiye kuriganya, simba ngiye gutwara ibintu bitari ibyanjye, simba ngiye mu mwanya utari uwanjye.
nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe aba ari njye ubaho. Wumva bya bintu byo gukorera abana, abantu bari hejuru dukorera abari hasi. Ngo aba ari njye ubaho, nyumvira gusa ugenda uzinzanira. Mama we nano yishyizemo hagati nk'agatambyi kugira ngo yoroshe ibintu. Ariko sindindi kwibaza nti ese koko uwo kuko dufate ko Yakobo yagezeyo bamuhaye umugisha, nako bibaye ngombwa ko bamuvumye, koko uwo muvumo wajya kuri nyina cyangwa na Yakobo wamujya? Tuganire. Nubwo avuze ngo byanjyaho, then aho ngaho tube twatsimutse gato. Noneho ngo aragenda ngo arazizana aziha nyina, nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye. Urabona ko Rebeka kugira ngo kuko yamenye neza yuko we hari side ebyiri. Side yuko umwana ntabwo ari we wahamagaye, hari n'indi side yuko umwana ariko nawe agomba guhaguruka. So akeneye kubihuza byombi rero. Kuba atari we wahamagaye akeneye kumwambika imyenda yahamagawe. Ngiyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi we, kandi ashyira impu z'abo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye. Urabona ko aracyari gutinda cyane kuri bya bindi by'impu umwana yavuze aharembekeye. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Ibi ndahita mbihuza na cya gihe Esawu yaje ngo ashonje cyane ngo akoza, niba mbyibuka neza, ngo abwira murumuna we, urumva ko abana bo baba bakorana nubwo badakora imirimo imwe, ariko baba bakorana bya hafi kuko n'ababyeyi nabo bakorana bya hafi. Ariko izo mpande zombi zari zirimo ikintu kimeze nk'ikisate, umwe bakora ukwabo n'abandi bakora ukwabo, papa n'umuhungu, mama n'undi muhungu. None niba icyo gihe yaje ashonje, abwira Yakobo ati mifungu ndashonje. Undi aravuga ati ubwo umwe ari muri side, ndacyari kuvuga kuri za side ebyiri ziri mu muryango. Umwe ari muri iyi part ndashaka ifunguro, undi muri iyi part avuga ati ko nzi yuko aho ngaho muri iyo part yanyu, part uhagazemo harimo ubutware, ntabwo hagute ko aho mu butware, ntabwo hagute ifunguro ryanjye njyewe uri aho ngaho udafite, ni nko kuvuga ngo uri aho ngaho mu yindi part nyine yo gusafinga. Ni nkaho bamwe ari muri part y'ubutware, papa na Esawu, abandi ari part yo gusafinga y'abantu nyine bari aho bo mu rugo bashinzwe kugenerwa byose. So ni gute ngewe nsaba nk'umuntu uri hasi yawe? Undi aravuga ati none cye gutwara ibintu ngomara iki? Acira muguhe. Undi rero arabuguha, ahita amara nkaho amuhaye ubutware, ndamwifungura. Ni ukuvuga ngo ni nkaho bahinduranye. Bahinduranyije imyanya. Ubwo icyo gihe ibyo bintu bakoranye ababyeyi ntibari bahari. Ubwo ni nkaho umwe yahise ajya muri ya parti y'ubutware, undi ahita ajya mu gusafinga muri parti yaho nyine yo kugenerwa. Banza rero kino kintu kiri kugaruka. Noneho papa we aza gushaka kugira ngo avugishe wa mwana witwa Esawu, kandi already yarahinduye position, yaragiye muri side yindi, atamuha umugisha. Undi rero asanga yego nibyo, araza aritaba, ariko arabizi neza ko yarawutanze ubutware. So hari connection rero iri aho ngaho yindi igomba ipending, ivuga ati ya Yakobo na mama we yindi, ivuga ngo mama we w'ibukuru yumvise, ntabwo azi amasezerano abana bafitanye, ariko yumvise ayo makuru, ariko yiyumvamo ko uyu mugisha umwana agomba kuwuhabwa. Uwo mwana rero ni nkaho yari apending, avuga ati utware rwose
mu isengesho tu nk'umuntu ubisengera ubizi wenyine ku giti cye, ariko iryo sengesho rinyura muri mama we uri kumva iby'ibukuru. Mama we nyine yumva ibyo bintu, bareba inzira babinyuzamo zimeze nka trick, nuko ubutware nyine turi kureba se birakunda. Nuko katutegereze igice cya mbere cy'igisho kirarangiye, Imana duhana umugisha, dutegereze turebe ikizavamo. Dutinda cyane ku magambo twatura, Yesu yatuye ati ubutware bwanjye, urabona ko hano bitangiye kuba ikibazo, bimwe birasona ibiki n'ibiki, bamwe hari position bari barimo barazinduye, abandi nabo hari ibyo bari kurekarama ba Yakobo, haravamo iki. Imana duhana karibu no mu kindi gice cya gatatu.